ndabarahiye nukuri uru rugo rwamara kabiri nzamunegera mu nzu Alice naho wowe na Josiane ndakwiyamye bundetse nanjye mfite umugore oya amuteretse iruhande rwawe wagira ngo muri njyewe arabizi yemuko njyewe uzana amahane iyo mbabarira dashwe hanyuma Alice ari uwo mugabo wawe ko wagira ngo yaravuye kwiba ko tutamubona niba ari mu cyiza niba ari indi nanjye mba yashyiraho nk'ifoto ye nkamureba irajyana n'umuntu ntari kureba we niyigaragaza reke gushiraho ifoto wagira ngo nagatera kari guhengereza wagira ngo bari kwihisha inyuma y'igikuta avuye kwiba kakajwe nashaka iya drapa njyewe ntabwo wimwariraho nguwo umugore wawe muvugisha wimwariraho maze ibihungu bigira ubwoba bitumwarira ku bantu Alice ikarama ugende konstokinga urebe ntabwo umeze nk'agatera kakajwe uriya yagukunze ashaka ko kuntwara uragakunda ubusuri njye se nta mugore ngira Josiane se wamukanze wumva avuga ariko se oya njye mfite ikibazo bwa mbere na mbere muri kwipanga bikango buri mugabo n'umugore ntago muzi ko uyu mubyeyi uri hano afite umugabo ntago uzi ko Alice afite abana nka 7 ntuzi ko uyu murundi kazi afite abagabo nka 7 mubanze muvuga ngo njyewe nta mugabo mfite bamaze bivuge kuko Divine ntabwo uzi ko afite umwana mu gasozi wari ubizi se Professor Pe Divine ufite umugabo wari ubizi ntabyo bari bazi umugabo ntabyo bazi Alice njye nzamukunda uko ari gakundo rabi ntawo ufite urukundo ngo Divine afite umwana mu gasozi ngo Divine ubu muri kubona uyu mubyeyi w'amakanzu muri kubona adafite abana nka 7 ese igikoma katakizanye ubu Alice ubanza yo konsa ahubwo Alice ari no konsa ko mugabanyiriza ngo muri kumugabanyiriza abana njyewe ndandika basakuje ngo muri comment hari umuntu urandika basakuje wakwihereyeho kuri kudusakuriza wakwihereyeho kakajwe niki nawe gira icyo ubwira Josiane cyangwa ukubita umwuka ukunda Josiane we birange bampaye umugore Josiane urumva nagira nkaho ngaho abandi bose wabahaye hanyuma njyewe ngende amara masa none se nta kuntu wamanuka Divine akazamuka erega n'ugutoratoranya ushaka Divine oya Professor Pe atama mama da ndabona yikwakwa tuguhe Alice induru yawe oya mami ni utora mbere kakajwe ntago twara umugore wewe urahitamo hitamo niba ushaka gutwara Divine nta kibazo njye Josiane nawe ntacyo yaba ntwaye kakajwe utampereza umugore mami n'ubundi igihe cyazagera ukamutwara Jana Josiane ariko kambabaze hano buretse gato hano hari umugore ufite umugabo wagira ngo baramukubise igitsina gore agicikaho aka gahungu kicaye hasi bari batisa nibagana niko baramukubise inyama irazinukwa abandi bose bavuze ariko we yiwanumye wagira ngo baramuhambiye umunsi yabonye bamuhaye umugore ahubwo none se uri kurikingira umugore afite umugabo wiwe urumva rero naba ngiye kumumwaka uwo mugabo yamukinye mu mugabo ahubwo ibyo ndi kumva umugore ashingirirwa n'undi ko numva muvuga kimwe nanjye nagiye kubaza ngo Batista ni umugabo cyangwa ni umugore niko Batisi yes tukuzanira umutinganya mvuge nk'abagore oya hari n'igihe rega muri iki gihe abantu basigaye batandukanye wenda hari n'igihe wasanga turi kumushingira umugore kandi nawe ari umugore ubu se nashyira he ariko nukubana n'abakobwa cyane nukubwejagura cyane bikarangira bakwisa umukobwa niki
Kakajwi wasanga ari uvuka mu bakobwa wenyine. Niko sha nomba ni rucyabana. Jambi ako gatuza na gaturumi bari kuvugana na Batista ni wowe umugabo s'ubutumberega njye ndi kuvugana na Batisi Batisi niki cyaguteye kujya uvuga nk'abagore nka nuko ujarwa cyane. Oya nanjye niko nisanze nyirabugenge n'ubugenge bwayo. Oya sha mu cyari wacu vuga mvugese iyo ngo mu cyaro ngo umuhungu yavugaga gutya ngo yakundaga kuba iwabo bagiye nko gusenga kikajya munsi y'inka kikajya konka kikajya konka bikarangira ngo kibaye ntawe kikavuga gutyo. None amata menshi rero yamunize ahubwo ni amata menshi yamunize bituma ijwi rigenda kuri kumuvugira sora mubyaye ninde umuvugiye. Oya da ni ibijumba byinshi mutubarize ewe ga Batista we Batista umugore wawe aragiye ahise arumiwe nawe ni nk'uwagashabuka ahise agenda hazahena ariko sha urasa umugabo wararakaye urantetsaga nambo agiye nawe yewe birangiye kibaye singoye ntuko nyinaho sawa. Oya ntago ni igipfagabo nuko Kakajwi yewe njyewe muri aba bagabo bari hano ntawe nakunze ariko hari uwo nkunda kandi uramuzi. Ni njyewe witwa Gashabuka ntaratandukana n'umugore. Iyo mubyeyi ndakwiyamye uzaheta ahandi nugera kuri Gashabuka ushaka nagize uvuze Gatanazi. Oya Gashabuka narigize ngo uvuze Gatanazi nayi oya Gashabuka meruka umugore yaramuzengereje nari ntegereje ko batandukana nkajya kumwondora akandi ari mu nzu kamanuriza ingegera njye umukuzanire sibyo ngo nuko nta kintu mfataho kabisa mwese ngiye kubakutura arisa ashaka Gashabuka hari umwanya ari bujyemo kanjye kumubarebera mwiburungushe mwese mugende ndabagarukira mugende nanjye nshaka devota arisa tumushakire Gashabuka nanjye nshaka devota oya wibisenya mani wibisenya rata wibisenya sari ibyo wubatse nubundi genda gahambirwe genda sinakubyaye ariko mwana genda gahambirwe ninde wundi ukurikiyeho mwebwe mwiburungushuri mugende tugiye kuzanira Alice Gashabuka kandi ari mu nzu siyo muzagashabuka Burundi kazi wakwimanuye kanywereki Burundi kazi ndakumanuye Evariste azajye kundega ku kagari Divine nawe ndakumanuye umugabo yitwa Kakajwi wajure iki abandi bose si barushiki muragaruka mukanya Josiane nawe kamuhinyina azajye kundega ku kagari hanyuma bino ndabikishiraho gute sawa gutya sawa godo kanje kureba niba Gashabuka yatashye ayiwe genda neza umugore ushishishishi mana we mundebere shishishishi ushe ushishishishi mubayeho nabi turamaze wanjye geraho ibe nawe ndi mu bukonje ariko ndahazi wowe se kagakonje wagakura ko kavura mu mutwe ushishishishi ndandebera mu nzu gahambira
gashabuka aracyahinnye muko aracyahinereje umbishe uri kumva se cyangwa gashabuka ari he aracyahenereje ari muri ba bashitsi bajya gusura ahantu bakarara bakagumayo wagira ngo bahaguze ikibanza erega barushye baba bamuhondaguye oya ubu bari gushaka divorce benda gutandukana ubu nibamara gutandukana kiriya kigore cye rero kubera njye kitanshobora kandi ari cyiza nzahita nkimutwara nanjye mpita ntwara gashabuka hari ikibazo se nta kibazo rwose ntabwo nari mbizi ko mwakanze sha ntureba ubu mwibwirije n'ababwiye good very good ntureba kare kose ntureba ahangaha rwose aha ni sawa rwose mukobwa sasa wakoze kuza yego gashabuka naza nzamukubwira muhure nzamuzana muvugane sawa mukande mukomeze mukande 70 ahantu ureba kare kose se mujya mubikora umuntu atabanje kugira uti kubabwiriza aho ni sawa cyane aha rwose ni sawa ntureba se kare kose mubayeho nk'abazapfa ejo kakajwi gakandwa amaso ntabwo ndakiri cyane ntabwo ari unayishaka kuzamura sha amayinite arayobye ntabwo ari wowe hari undi muntu ngiye kuzamura gita cyiza uyu mukobwa uzajye utuzamura buri munsi nzambazamura ninzanumva bihishe mu mutwe urara mu modoka nta nzu ugira aha se ndi hehe ni mu modoka ngegera we kuki muhangayikishwa n'ubuzima bw'abandi mwagiye muhangayikishwa n'ubwanyu mwangegera nta mu modoka urakarara mu misambi gera gusa muri sangahe turi saa 9 za nimugoroba kandi ndakeka ari n'ibyo kwanza kanigendere mwakoze kuza saa 9 zirageze